nanjye musuhuza kandi nkwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese, wowe mukunzi wacu ubana natwe wo kurikira ibiganiro byacu ndetse n'inkuru zacu 5 kuri 5 umunsi kundi. Amahoro y'Imana reka mbonera kukubwira ngo nabane nawe nk'ibisanzwe. Nje wumva kuri mikoro nitwa Ngoboka Miriam Theo, ntiwayobye aha ni ku Baheburayo TV. Ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuntu w'Imana. Yesu ashimwe. Ahimbazwe Yesu. Umeze neza? Ndashima Imana. Urakomeye? Ndi umwana mukuru. Akwita Jean Marie. Jean Marie, wari ukumbuwe? Murakoze. Nanjye nari mbakumbuye. Ubwo duherukana wavuze Imana neza, numva yanza kuba nagendanye akanyenyeri nari kugakanda, ariko nsanga ntago nakagendanye. Yesu azabigenza neza. Amen. Nari mvuze ngo witwa Jean Marie, ariko ntago ari ryo zina ryonyine. Ubundi amazina yawe yombi ninde? Amazina yanjye yombi ni Tuyisenge Jean Marie. Tuyisenge Jean Marie. Umupapa abana bangahe? Ndi umusore. Ndacyari ingaragu. Yesu aracyakomeje kubigendamo abigenza neza. Yemwe bako nta wasengeye umugabo. Urumva nyine umuntu wasengeye umugabo agira iyerekwa. Mvuze ngo agira iyerekwa, none ahita avuga ati nabonye umusore mwiza. No kubera Imana. Ahita avuga ati hari uwo nabonye ku Baheburayo TV, ariya musore ahita kwerekezaho umutima gusengera. Ajye ku birindiro. Agusengere. Ubu iyo nza ku mukobwa ari kugusengera, baza ngo ari gusengera iki? Wari gusenga uvuga ubundi. Wari gusenga uvuga ngo nari gusenga nkavuga ni wa Mana we, ndasenze ngo umusinzirize ubuticura. Igihe kirageze, niba yarasinzira ubuticura kandi uyu munsi umukangure mu izina rya Yesu. Nasenga isengesho ryo kugukangura. Yego se? Ko ntasinziriye? Ko ntasinziriye? Ushobora gusanga usinziriye. Ni ukubwira Yesu akadukangura. Urumva gusinzira mvuga ntabwo ari mu buryo bwo mu mwuka. Ni ugusinzira mu buryo arimo aragenda bigenza neza. Inzira ziri kugenda ziharura. Kuko mbirebye ari udasinziriye, ubu ngubu ufite akantu kameze nk'aka. Ubu njye narakangutse. Ese nike karaba kariho. Imana igukangure mu izina rya Yesu. Amen. Hari umubyeyi uvuga ati nakanguke. Urumva ko n'ababyeyi bari kukwatura ko ukanguka, babonye ko usinziriye. Bimbere ukongoka. Amen. Uyu munsi uri gufashwa n'iki? Ndumva ndi mu kirere cyo gusengera abantu. Bandi mu kirere cyo guhanura. Bashaka guhanura abantu b'Imana. Imana irimo irashaka kuvugana n'abantu bayo. Abanyarwanda baravuga ngo guma guma, ariko abakristo bakavuga ngo amavuta. Amen. Niko bahita bavuga. Wari umunyarwanda usanzwe atavuga ati guma 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 guma, ariko umukristo ahita avuga ngo imbaraga n'amavuta, imbaraga n'amavuta, imbaraga n'amavuta. Yego, hari igihe ibintu njya mbona narabisariyemo. Guma ubisariremo, wowe gomeza ubisariremo, hari igihe uzakira. Hari igihe nzakira. Yego. Nimbona muganga. Muganga arahari kandi afite urushinge. Yego. Tureke wenda kuba uri gufashwa no gusenga. Mu kanya ndakubaza intumbero y'ibyo uri gusengera, ahubwo nta karirimbo kari kugufasha Jean Marie. Kamwe sahuko. Turahari twese. Twagiye. Yabonye umukunzi mwiza, yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi, arirwo rukundo rwe, izo ngoyi ze zaneye kubimbata rwose, ngenduwe
nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose, njye nduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Nabonye umukunzi mwiza, niwe nyir'imbabazi, niwe rero niwe mujyanama wanjye, niwe undengera iteka. Kubaho nakubona n'urupfu, nta n'abadayimoni, nabya none nabizaza, byazananya na Yesu na bugome, nabya none nabizaza, byazananya na Yesu na burwayi, nabya none nabizaza, byazananya na Yesu. Haleluya, amen. Ngaho genda ubwira abababaye, uhumurize n'abakomeretse, mubabwire baze barebe, dufite Imana itagihinduka. Ngiyo Mana yadusanze twigaragura, mwivata idukurayo, iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi dusezeranye ubugingo. Ngaho genda uhagarare ku munara, utegereze icyo nzavuga, wimira amajwi yose ya Satani, uhore witoza gukiranuka. Haleluya, genda usenge, utandukanye gusenga kwawe, kuko ariho nzagukiriza, nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ihimbaza, Imana ihimbaza, amen, Imana ihimbaza, amen. Ngaho genda ubwira abababaye, muhumurize abakomeretse, mubabwire baze barebe, dufite Imana itagihinduka. Amen. Haleluya. Yamfashijwe buri kindi mvuga. Umuririmbyi umwe nako abaririmbyi bamwe bararimbye ngumva ngo araryoha, Yesu wanjye, umubiri we n'igihaza bose, amaraso ye n'ikimaranyo, tumva ngo araryoha. Imana iguhe umugisha, amen. Jama, ntabwo uyu munsi ndaza kunyura muri byinshi, ntabwo ndaza kujya Gicumbi ngo manze nyuri Kibungo, nyuri Kayonza n'Ikibungo, nzenguruke Nyagatare, mbone guhinguka Igicumbi. Oya, ahubwo ndarasa ku ntego. Uyu munsi kwicara kuri kamera ntabwo ari ibintu byagutunguye, ufite icyakuzanye. Ni iki Imana yaguhaye kugira ngo uzanire abadukurikira? Iyi Mana yantumye kubwira abantu bafite imitima yihebye, abantu batakaje ibyiringiro muri ino minsi. Hari akakorasi kavuga ngo bwira abo bose bashaka kwiyahura. Kugira ngo nkwibutse ko ubaye wifuza kugura inzu yo gukoreramo cyangwa yo guturamo, kugura ikibanza cyangwa umurima wo gukoreramo iby'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, twegere tugufashe. Duhamagare kuri iyi nimero 0787 7 32 42 19. Umuranga mwiza aguhuza n'icyo ushaka. Ubabwire ngo dufite Imana itabara abantu, kandi iyo Mana iyo dusenze iratwumva. Hanyuma natumwe rero ngo nze mbwire abakunzi b'umusaraba, irambwira ngo iyi Mana yiteguye gutabara. Hanyuma mbazanira ibyiringiro kandi. Haleluya, amen, amen.
bazaniye ibyiringiro. Yego. Twagiye mu gusenga ukomeza abona mesaje ubangura dutaha. Turagushimye Uwiteka Mana y'amahoro. Haleluya. Wowe byiringiro bizima by'abizera. Haleluya. Kuri wowe niho twuburira amaso gutabarwa kwacu n'ahandi kuboneka. Uretse ku Uwiteka waremye ijuru n'isi, warangiza ukadendeza inyanja, izina ryawe rihimba. Amen. Turagushimye wabaye Imana kuva kera kugeza n'uyu munsi. Uracyari Imana uko wari uri kera n'uyu munsi ni kukiri. Uko warengeraga ba kera na n'uyu munsi ni kukirengera. Uri itangiriro ukaba iherezo. Uri umutabazi wacu. Uri Imana itajya ibura mu byago no mu makuba. Niwe gakinga k'amakuba. Hahirwa abaguhungiyeho, abo bari mu buhungiro bwiza. Turagushimiye ko waturinze, warinze ubugingo bwacu n'imibiri. Byinshi byabuhize ntabwo wigeze udutanga, ntiwigeze uduhana. Izina ryawe rihimbazwe. Warinze twebwe, urinda na bene data bakurikira ikiganiro. Ku Baheburayo izina ryawe rihimbazwe. Aya masaha ndasenze nkigera kuri kamera, Mwuka Wera w'Imana nirukire kuganza mu mitima yacu ndetse n'abadukurikiye mu izina rya Kristo Yesu. Mwuka Wera reka yuruka ganze mu mitima yacu, igitinyiro cy'Imana cyongere kigote, kugira ngo Uwiteka ijambo ryawe cyangwa icyo ubwira ubwoko bwawe bugiye gukurikirana ibyo uvugana nabo. Ndasenze ngo ubahe kumva ndetse no kumvira, amatwi yabo yakingurire kumva ibyo uvugana nabo. Mwuka Wera abaganze kandi debo nestika cyane nitobe. Uri Imana ye, ndagushimiye. Reka urukire muri bo kugira ngo Uwiteka abari bafite imvune mu mitima ubari basindagiza bashyire ku bitugu, bongere basubizwemo imbaraga. Ndagushimye bana natwe kuri iki kiganiro, kandi Umwuka w'Imana akomeze ahaze ibyiza mu mitima y'abaguteza ati muri twe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mana ishimwe. Hanyuma fatira Bibiliya, dusome amagambo y'Imana muri Yeremiya ibice byaho 17 n'umurongo waho wa 7. Yego. Yeremiya igice ni icya 17 n'umurongo wa 7. 17 haravuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Amen. Haleluya. Amen. Hanyuma Imana nibaha umugisha mwebwe mudukurikiye, Imana ibumvire. Hanyuma dusomye amagambo y'Imana yatubwira ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Amen. Hanyuma nje kukubwira wowe uteze amatwi iki kiganiro, Imana iri kuvugana nawe muri Yeremiya ibice 17 umurongo wa 7. Yavuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Nje kukubwira wowe uteze amatwi iki kiganiro cyangwa uri kukireba, hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Uwo ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Haleluya. Hanyuma iyo Uwiteka akubereye ibyiringiro, ibyiringiro byari bishize biraga. Iyo Uwiteka kubereye ibyiringiro, iyo wari ufite ibibazo birakemuka kubera ko Uwiteka kubereye ibyiringiro. Iyo Uwiteka kubereye ibyiringiro, wowe wari urwaye uburwayi buragenda. Iyo Uwiteka kubereye ibyiringiro, wowe wari uruhijwe n'intambara zirashira. Nje kukubwira ngo ngera wizere Uwiteka, hanyuma Uwiteka nawe akubera ibyiringiro, kubera ko yiteguye kukubera ibyiringiro. Wowe arashaka ko umugirira icyizere,
warangiza ugatakaza izo ntege nke wari urimo, ukongera ukamugirira icyizere, yarangiza akakugirira ibyiringiro, yarangiza ibyo bibazo ufite cyangwa intambara urwana yarangiza akazigusohoramo, kubera ko niwe ibuye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko rikomeza ifuruka. nje kukubwira ngo niwe wenyine ufite urufunguzo rw'ibibazo uri gucamo, niwe ufite urufunguzo rwo gusohoza izo ntambara uri kurwana, niwe ufite urufunguzo rwo gukiza ubwo burwayi uhuye nabwo, niwe ufite urufunguzo rwo kubaka urwo rugo ubona rukunaniye, niwe wenyine witeguye kukubera ibyiringiro yarangiza akagukomeza. Haleluya! Imana yiteguye kukubera ibyiringiro. Wowe wari ufite umutima uhagaze, wowe wabonaga ugiye gupfa, nje kukubwira ngo haracyari ubuzima, nje kukubwira ngo Imana iracyakora. Uko Imana yakoraga kera na n'uyu munsi niko ikiri, uko Imana yatabaraga na n'uyu munsi iracyatabara. Haleluya! Haleluya! Hanyuma nje kukubwira ngo gira ibyiringiro. Reka twongere dusome ayo magambo ari mu Imigani ibice 8 murongo wa 17, twumva uko Imana ivugana natwe. Yego, Imigani ibice 8 umurongo waho wa 17 aravuze ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bose bazambona. Haleluya! Amen. Hanyuma twasomye amagambo muri Yeremiya aravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, hanyuma Uwiteka akamubera ibyiringiro. Tubonye ubundi buhanuzi bugira buti nkunda abankunda kandi abashakana umwete nibo bazambona. nje kukubwira we musore, mugabo, mukobwa, mubyeyi, nje kukubwira ngo Imana ikunda abayikunda kandi abayishakana umwete bazayibona. nje kukubwira ngo ngera ugire ibyiringiro, wongere ukomere, ugire mbese ushikame muri yo, hanyuma izigukomeze, kubera ko yo ikunda abayikunda, abayishakana umwete bazayibona. ongera uyishakane umwete. wowe mubyeyi wari urembejwe n'ibibazo, ongera ushakane umwete Imana, hanyuma nayo yiteguye kugukorera icyo uyishakaho. Haleluya! iyi Mana yiteguye kukubera ibyiringiro. hanyuma intambara uri kurwana ntabwo ari izi kwica, ahubwo Imana yiteguye kuzigusohoramo. icyo ishaka ni uko wongera ukayigirira icyizere, ukongera ukagaruka ku birindiro, ukongera ugatitiriza. nje kukubwira we mubyeyi, Imana yarakubakiye, ikubakira wasenze, ariko umajije kubona urugo urangije uracogora. ongera ugirire Imana icyizere, wongera urindisha urugo isengesho, kubera ko niho rwavuye. Imana yongera ikubera ibyiringiro. urugo rwari rusenyutse yongera izirwubake. hanyuma nje kukubwira wowe mugabo wubatse urugo Imana ariyo urwubatse, urangije ubonye bigenze neza utakariza Imana icyizere, nje kukubwira ngo Imana yiteguye kongera gukora ibirenze ibyo yakoze. hanyuma ngera ugirire Imana icyizere, Imana nayo ikubera ibyiringiro. Haleluya! nje kukubwira ngo Imana ishaka kukubera inkomezi. ongera usubire ku rufatiro, wongere uvomere aho wavomeraga kera. iyi Mana yiteguye gukora igikwiriye mu buzima bwawe. wowe ufite uburwayi bukomeye, ubu burwayi ntabwo ari ubukwica, nibutume uva ku Mana. muri bindi yaravuze ngo intambara uri gucamo none nibwo buhamya bw'ejo hazaza. intambara uri kurwana ntabwo ari izituma Imana iteshera agaciro, ahubwo nizigira ngo Imana iziyerekane ku munsi izaba yagusohoye muri ibyo uri gucamo. hanyuma intambara urwana ntabwo ari izikwica. ongera ugirire Imana icyizere, yiteguye kugukomeza. Haleluya! hanyuma iyi Mana nongere ndabwire ngo nimwongere musubire ku rufatiro, mwongere mwiringire Uwiteka, hanyuma nawe yiteguye kubabera ibyiringiro. hanyuma we wari utakaje icyizere, we wabonaga bikomeye, ntuzaniye ijwi ry'ihumure, nje kukubwira ngo iyi Mana iracyakora. Imana uko yakizaga na n'ubu niko igikiza. wowe urwaye, wowe uruhijwe n'umubiri, aka kanya nkuzana ijwi ry'ihumure. ndakubwira ngo uko yari iri kera na n'uyu munsi niko ikiri. uko yakizaga abarwayi na n'uyu munsi iracyakiza. uko yarengeraga abababaye na n'uyu munsi iracyarengera. uko yahumuraga impumyi na n'uyu munsi iracyahumura. aho
ahubwo ni uko abantu bayivuyeho bakayitakariza icyizere. Ongera ugirire Imana icyizere, hanyuma Imana nayo ikubera ibyiringiro. Haleluya. Nje kukubwira ngo umutima wawe nutuze. Wowe wabonaga birangiye ukabona umwijima ubuditse, nubwo umwijima ukubudikiye ariko Yesu yiteguye kukubera umucyo. Niko ijambo ry'Imana muri Yesaya habivuga, muri ibice byaho 60 haravuga ngo byuka urabagirane kubera ko umucyo wawe uje. Umucyo w'Imana ukaba ukumurikiye, hanyuma ongera ubyuka urabagirane kubera ko Imana yiteguye kukumurikira. Wowe wabonaga uri mu mwijima, intambara ari nyinshi, muzana ubuhanuzi bugira buti ongera ube maso, subire ku gifatiro, subire ku rufatiro, wongere usubire ku iriba uvome. Imana yiteguye kukuzuriza, yiteguye kongera kuguha imbaraga. We munyamasengesho wari ucogozwe n'intambara urimo, ibibazo ari byinshi ugacogora, ongera usenge Imana. Iyi Mana iracyatabara, uko yatabaraga kera na n'uyu munsi niko ikiri, iracyabasha gutabara. Wowe ubona intambara ari nyinshi, ngiye kukubwira ngo iracyarwana intambara, iracyashoboye kwishyura amadeni, iracyashoboye kwishyura ubukode. Imana iracyashoboye gutanga urubyaro. Wowe ubona urubyaro rwabuze, Imana iracyafite abana. Nje kukubwira ngo gira ibyiringiro, Imana iguhaye, yiteguye kukubera ibyiringiro. Nuyigirire icyizere, hanyuma wongere ushyire amavi hasi, utakambira Imana, ubirindishe gukiranuka, ibindi byose izabikora. Wowe haranira gukiranuka no kubana n'Imana neza, hanyuma yiteguye gukora imirimo. Haleluya. Iyi Mana iracyakora. Nde kukubwira ngo nkuzane ijwi ry'ihumure, ndakubwiye ngo ngera usunike amasengesho. Wowe wari warakamutse, wowe wari waratakaje imbaraga, wowe wabonaga nta nzira, iyi Mana iracyafite inzira. Wowe wabonaga nta buryo, iyi Mana iracyafite uburyo. Wowe wabonaga imiryango ifunze, imiryango iracyabasha kuyikingura. Wowe wabonaga bidashoboka, iyi Mana ica inzira mu kidaturwa, yiteguye kuguhuza n'umugisha. Imana yavuganye nawe, niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Niko mu migani, niko mu kubara haravuga mu bice byaho 23 murongo waho wa 19 n'uwa 18, haravuga ngo aca umugani ahanura ati haguruka Baraki wumve, tegera ugutwi mwene Sipori. Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuganye nawe no dobe nestaya shando enidobe shiniwatobe, ni Imana ibyo yavuze no kubikora izabikora. Yiteguye gukora imirimo mu buzima bwawe. Ubwo burwayi si uko kubwica, ntabwo ari ubukwica, ahubwo ni ubugira ngo Imana icyubahiro cyayo cyerekanirwe muri wowe. Ongera ugirire Imana icyizere, wongere umutumbire. Yesu wenyine muhanga amaso, niwe gisubizo cyawe, niwe ufite urufunguzo rw'ibizaba kuri wowe. Nyemerera wowe uteze amatwi, wowe unkurikiye aka kanya, ongera ugire ibyiringiro. Intambara uri kurwana, Yesu yiteguye kukurangaza imbere, yarangiza akazigosoramo amahoro, nta mwotsi ugucumbyeho. Humura, ntabwo ajya akoza isoni, ntabwo ajya ahemukira abamwizeye, ni rudatetereza abamwisunze, ni intwari ku rugamba, ni Imana. Haranire gukiranuka, ibindi byose Imana ibyibereyemo, nta kindi bikwirwanirira. Yesu yiteguye kukugira neza, mu izina rya Yesu, amen.